mama yafataga umwanzuro yahise atekereza vuba afata wa mwenda arawizishura azingiramo agahinja ahita yerekeza ku gatuntu muri icyo gihuru amanurira ahantu atitaye ngo karagwa gacuramye cyangwa kameze gutya ntabyo kuvuga ngo arasesa kuko uwo mwanya ntawe yari afite baze nawe amasegonda cyo gusa yumvaga mu nzu nuko yumvaga ibibindi biri kumeneka atekereza ko yamwihishe mu bibindi. Inzoka yari iri kota izuba ibona bamanuye igifurumba irangije ihita ijya kureba iyo mari bayizaniye. Igihe rero iyi nzoka yazengurukaga iri gushaka uburyo yapfumura ngo ijyemo ngo irebe icyo kirimo kuzo ubwazo akenshi zirasasera cyangwa zikizingira ku kintu zigezeho. Uko yazingaga niko yegeranyaga cya kintu kugira ngo mbone ubushyuhe. Turabasuje cyane mwe mwese mukomeje gukurikira Extra Mile TV. Turabanezerewe cyane, turabashimira urukundo mwatweretse, turabashimira motivation yose mwaduhaye, byatunejeje kandi byadukoze ku mutima. Turabasuje cyane rero abantu bari mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, mwese mwaramutse, mwiriwe, muraho bitewe naho muherereye mwese n'uburyo duherukana. Imana ibaha umugisha. Nkuko twabibabwiye rero tugiye tubaye ibiganiro byinshi bitandukanye. Uyu munsi rero turi kumwe n'umutumirwa. Tugiye kuganira ku bintu byinshi bitandukanye, tugiye kumva ubuhamya bwiza, tugiye kumva ukuntu Imana ihambaye, tugiye kumva ukuntu Imana ikora ibikomeye, kandi ikiza cy'ubuhamya nuko nawe ucitse intege haba hari icyizere cy'uko ejo bizakunda. Uko bimeze uyu munsi ejo ntabwo ariko biba bimeze, ibihe birahinduka. Mukomeze mudukurikire kandi murebe uko ikiganiro cyose kigiye kugenda. Abantu mutarakora subscribe, mukore subscribe, mukore share kugira ngo ubu butumwa bugere kure hashoboka kandi bugere hose. Amazina yanjye nitwa Brigitte Twagirimana, nkaba ndi kumwe n'umutumirwa. Mureke nawe atangira twibwira. Tubahaye ikaze kuri Extra Mile TV. Murakoze cyane Brigitte. Amazina yanyu muri bande, mukomoka he, muturuka he, musengera he, mutwibwire muri make. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Ndahimana Pascal. Abantuye i Kigali mu karere ka Kicukiro. Ndi umwizera wo mu itorero ry'Abadventiste, nkaba ndi umushefu guide. Kandi burya ndi umuhanzi cyane ko burya mu buhanzi iyo wamaze kwandika indirimbo zirenga 150 ijana zikajya mu audio makorana atandukanye, ndetse akaba nizo ndirimba ku giti cyanjye. Uzishyize kuri volume zose ni volume 15. Nuko nguko. Ari mu karere ka Kicukiro usengera kuri he torero? Ubu ndi gusengera ku itorero rya Kagasa mu ntara ya Rubirizi. Ni naho ukorera umurimo w'Imana. Yego. Pascal kubatamuzi, Pascal ni muntu ki? Pascal yavutse ryari? Ese wavukiye muri ako karere ka Kicukiro? Wahageze gute niba atari wowe wavukiye? Byagenze bite? Murakoze cyane. Ngewe kugira ngo mvuke byabaye uburyo budasanzwe. Mvuka mu karere ka Nyamagabe, ariko ni ubwo yari komine Musebeya icyo gihe. Mu mwaka w'igihumbi 1982. Mu mwaka w'igihumbi 1982. Yego. Nuko amavuko yanjye yaje. Mvuka ngewe usanzwe mvuka ntabwo nzi papa. Kuko papa yapfuye ngewe mfite iminsi 2. Ubwo bivuze ko ya minsi 7 bitamo umwana
jewe ntabwo bankoreye icyo kirori kuko ni ntabwo bari ubunyano, ntabwo bari ubunyano, ntabwo byari gukunda kubera ibihe bitari byoroshye na kondisiyo mama yarari icyo gihe. Leta cyangwa se abantu bari bayoboye icyo gihe hari ukuntu bari barakandamije abandi, hanyuma bituma umubyeyi wanjye abaho mu buzima atari yishimiye, ngo nanjye mvuka ntabigizemo uruhare ntanabisabye, ariko ubwo mwibona naje ku isi. Yego, icyo gihe ubwo ngubwo urumva ubuze papa wawe, mama wakiri ku kiriri. Ese abo bakuru bawe bari bakuru ku buryo bashoboraga kukwitaho, ku buryo bafashaga umubyeyi, cyangwa nabo ubuzima nyine bose bari ukwishakisha ari ukugira ngo n'uwo mubyeyi nawe abashe kuramuka? Murakoze cyane. Mama yashatse hagana mu mwaka wa 1955, ashaka avuye mu karere muri komine yitwaga Kaduha icyo gihe. N'ubundi ni muri Nyamagabe. Ubwo ni muri Nyamagabe. Gihe rero papa we yari umuyobozi kuri komine Musebeya ku rwego bitaga burigadiye, ubwo ni komanda w'iki gihe, kugira ngo abantu babashe kuba babisobanukirwa. Hanyuma aza kumushaka muri iyo bico yabo, barabana, ntabwo ndi bubyinjiremo cyane. Ariko igihe bari bamaze kubana, ageze nko ku mbyaro hagana muri 74 nibwo yashatse umugore wa kabiri, aramuharika. Amaze kumuharika muri 80 kandi ahita amuharika undi mugore wa gatatu. Ubwo uwari muteteri ahita ahinduka nyirantabwa. Vango umugore wa mbere atagaciro, bakazana uwa kabiri, wa gatatu. Cyakora umuco w'icyo gihe nabo bahise bamuhagarika kuko iyo discipline nabo menya batarayishimye. Ariko mu kumuhagarika bamuhagarika n'ubundi yakoze amayagwa, n'ubundi asa n'utagihari. Kuko muri 82 ahagana mu rukerera nibwo inkuru yatashye kuri komine, bamubwira ko umugore we yibarutse umwana w'umuhungu, kandi uwo mugore yari yarataye. Ubwo we mama wawe yari umugore wa mbere? Yewe mama yari we mugore mukuru. Yego. Arangije ahita afata icyemezo cy'uko uwo mugore atifuzaga, atashakaga, agomba kumwicana n'umwana yabyaye. Igihe rero yamanukaga yikaraga, avuza induru, avuga ati iyo nyana y'imbwa ndayica, ndamuha ikizete cya nyina. Nukuvuga ikizete nukuvuga ngo kugira ngo bakwice hanyuma bakurishe iya nyuma. Arangije rero araza, cyakora mu kumanuka urumva abantu baramutinyaga icyo gihe. Abantu barakomera, baravuga bati Mukarutesi, Mukarutesi, Mukarutesi urapfuye. Mama yitwa Mukarutesi Madarena. Yego. Hanyuma arangije icyo yakoze yarabyumvise, yaramuzi. Yego. Ko yajyaga akamukubita agapfukama, undi akamutera umupira, kubita imigeri, yamugaragura. Ibyo byose ni ibintu nagiye menya. Igihe rero uwo mukecuru, uwo mudamu yari akiri ku gise, yari amaze kubyara, ariko urumva navutse saa 12, saa 2 amaze kuriza ibendera. Icyo gihe burizaga ibendera, saa 2 barangiza, saa 11 bakongera bakaryururutsa. Yahise afatiraho aza mu rugo, aje mu rugo nkaho yaje guhemba cyangwa se baje gushimire ko ubundi muri icyo gihe umugore wabyaraga umuhungu yabaga afite ijambo. Ngo rero kinari mbaye umuhungu wa 7 mu bana 8 bari bafite. Abo bana 8 nabo bagore bose cyangwa nabo mama wawe? Umama. Yego. Arangije icyo yakoze nuko yaje amuhamagara, amutuka, murisha ibintu bidashobotse, nyine amubwira ko aje kumurangiza. Mubyeyi icyo yakoze yahise afata umwenda witwaga kirimo umuziki. Ni imyenda yari igezweho icyo gihe, yari imyenda minini cyane ku buryo umubyeyi yashoboraga kuwukenyera, agashyiramo umushumi, akongera akawitera, ukabona ni ibintu byiza. Nyine abagore b'abayobozi niyo myenda yari igezweho. Arangije
igihe yumvaga ibintu bihinduye isura yafashe wa mwenda nicyo kintu yafashe cyonyine n'akandi kantu yari yambaye. Ubwo murumva umudamu wabyaye wakwibaza ngo ese yari yambaye iki? Hanyuma urumva inzu yari ifite aho bita mu mfuruka urugi rukinguka rujya ahandi kwari kugenda, ahandi ari mu birambi, ngo ni izo nzu za kinyarwanda uburyo zabaga zubatse ntabwo zari zubatse ziri nk'ubu buryo buri moderne, ku buryo ugira gutyo ugasanga uraje muri salo, ugeze muri korodoro, ugiye muri shambure y'abashyitsi, mu cyumba cy'abashyitsi ugiye. Ntabwo ariko byari bimeze. Winjiraga muri kirambi ukomeza haruguru nuko waguza hugiye inzu kayizenguruka aho ugiye nta rutangira. Ubwisho bumwe bwashobokaga bwari mu rutara munsi y'uburiri bashingaga ibiti bine bagakora igisa n'igitanda bakagipamba ukuntu nyine kikitwa igitanda. Rero we yahurudutse yihuse vuba kugira ngo bataza gucakirana n'ako kantu, agahita gakanda. Arangije ahitaza urugero rworoshya, ahagarara mu rugi mukuru kubita, yarukubise urugi. Urumva rushobora no kuba rwaranamukubise nawe, ariko kubera ko target yari ku buriri, we yakomeje akatajya ku buriri, undi nawe acomoka ahita asohoka. Arangije akata munsi y'inzu acaho bita mu gikari, kuko yaca ku marembo hari ukuntu bari kubonana. Yashobora no gusohoka agahitamo, urumva yari afite imbaraga nyinshi kandi umubyeyi. Mu gikari rero yacomokeyemo ahita asohoka yibira hepfo aho mu myaka. Aragenda ariko ageze hepfo kugenda biranga, yumva ntabwo biri bukunde, aribaza icyo gukora. Yatekereje ko niyiruka amanuka bitari bukunde, aramufata. Areba urugo rwari ruguru, rwari nko muri metero ugereranyije ubu nubwo buzidahari, ariko rwari nko muri metero nka 500 zirenga. Noneho arangije hari aho twita ku gatuntu, aho twari dutuye hari igihuru bakinyerekaga, nitwe twagitemye tumaze gukura kubera kukiragiramo ihene n'iki. Ariko aho ngaho niho yageze, nabwo ashatse kwihishamo asanga ntibiri bukunde, ashobora gukurikirana nk'umuntu mwabanye imyaka yose mukabyarana bose hari ukuntu b'umunsi. Aravuga ati agiye kunyica, anyicane n'umwana, kandi sindibwiruka ngo musige. Nta uri bona bari. Nta uri buze, abantu bose burumva ku musozi wo hakurya bita mu Rusito hari hahagaze abantu. Hari undi musozi bita ku Rushihe nawo uri hirya yacu gato, nawe hari hahagaze abantu. Ubwo wacu aho ngaho wacu hitwaga mu Ruhondo, aho hasi hose harahe n'abantu nk'ingo nk'ebyiri. Igihe rero mama yafataga umwanzuro, yahise atekereza vuba, afata wa mwenda arawizishura, azingiramo agahinja, ahita yerekeza ku gatuntu muri icyo gihuru, amanurira ahantu atitaye ngo karagwa gacuramye cyangwa kameze gutya. Ntabyo kuvuga ngo arasesa, kuko uwo mwanya ntawe yari afite. Baze nawe amasegonda, cyo gusa yumvaga mu nzu nuko yumvaga ibibindi biri kumeneka, atekereza ko yamwihishe mu bibindi. Arabimena, arabirangiza. Umukecuru arangije arajugunya, ariko avuna ishami agati ahantu amanuriye kugira ngo ataza kuhayoba. Nagira amahirwe cyangwa se hari undi muntu wakurikiranye filime wari kureba uko ibintu byagenze, aze ataza kujijinganya ashakisha, areba uwo mwana yaguye. Yego. Icyabaye nuko umukecuru yahise adeviya icyerekezo kugira ngo ajijishe. Wangwe ubwo yasohotse mu gikari atambika, ariko none ahita ahindura icyerekezo, arajijisha, ahita azamuka, asa n'ugaruka ku nzara, azamuka kugira ngo basibanganye ibimenyetso. Ubwo rero yamuburaga, yarasohotse ageze ku marembo aramubura, ahita agaruka mu gikari aramubura. Icyo akora, arebye hasi abona ibisanza aho biri gutonyanga, akurikira ibyo bisanza kugira ngo amufate, areba inzira yanyuzemo. Akirenga inzu yamubonye haruguru, aramuhamagara mu izina, amubwira ati Mukarutesi, uyu munsi ndakwica ibyo wigize. Mama arangije yikorera amaboko. Hari ukuntu
yahamagaye mu ijwi riranguruye. Navuga ko ari nk'Imana yamutije imbaraga, kuko sinzi niba icyo gihe ari kuba afite ubwo bushobozi. Arangije ahamagara umudamu witwaga Nyirayeze, wari inshuti ye, bari baturanye, wari haruguru yabo kuko uwo mudamu yari afite mugenzi we n'abandi bavandimwe. Aramuhamagara ati, Nyirayeze we, ko wambabariye ukantabara, nibura banyice nta n'umuntu mvugi, koko narabanye namwe, narabagiriye neza, kuki mumpemukiye bigeze aha? Yarababaye cyane. Yari afite abakobwa babiri, n'ubu baracyahari. Yari afite abakobwa babiri, hari uwitwaga Rosalia n'undi witwaga Laburesiya. Uyu witwaga Rosalia Nyiranza y'u Rwanda yari afite nk'imyaka nka 16, areshya. Ubu njyewe naramupimye ubu ngubu, kuko niwe wampaye izo story zose, ayo makuru yose niwe wayampaye. Mama ntabwo yigeze abimishurira, abantu barabimbwiraga nkabimubaza, akanjijisha agaca hejuru. Yangaga ko wakumva iyo nkuru wenda nasobanurire, kuko abana bakuru bo bakuraga bigendera mu migi, abazaga i Kigali, abandi Butare, urumva nta n'umwe wari uhari. Icyakurikiyeho nuko uwo nguwo Nyiranza y'u Rwanda Rosalia yahise abatura umuhini mu yose yabazaga. Ise yitwaga Manoyinanga Kavumbuku. Yari afite amana abiri ku kirenge kimwe, aricyo bamwitiriye, akora umwuga wo kubaza imihini. Noneho arangije araza, aramanuka yiruka. Ako gakobwa kareshya na metero 1.5. Uwo mugabo ndiho nkubwira yawe uri umugabo ufite metero 2 hafi na yaragusonga. Nubango mama yari afite metero 1.80, uwo mugabo afite zo mezire. Ako kantu karahuruduka, kaza kiruka. Noneho kaje kiruka, kari gafite umurumuna wako witwa Laburesiya, nawe ahita aza agakurikiye. Araza nawe afata undi muhini. Karaza umugabo abonye ako kantu kaje, kaza kamutuka, kamukabya, kamutunga intoki, mbese gafite amashagaga ukuntu. Hari hasigaye nka metero 30 ugereranyije aho banyeretse. Hari hasigaye nka metero 30 ngo amwifatire n'amaboko. Aca umukato, aramubwira ngo ngaho nyamunkabikabi rengo y'umurongo, ngiye nkushahure, ni hadapfa umupolisi harapfa umusivili, kuko ibyo wigize usuzugura abantu, uhemukira abantu, wowe wakabaye urengera abantu, none ni uri kubababaza. Ni gute umuntu wabyaye umuhungu ugiye uri kumwirukankana? Nicyo gikoma umuzaniye. Yakubise umujugujugu, ikintu yari afite kugira ngo agakubite nyine atakegereye, arawurekura karunama. Kunamye uragenda ufata aho mama ashinguye ikirenge. Ndakomeza kuvuga umukecuru kubera ko uwo mama yagize ubwo mama yari amaze gusa n'ucika imbaraga kubera ingufu yari amaze gukoresha, ariko asa nk'upusamo, arapusa aragenda, ahita yinjira muri iyo nzu y'abo bantu yari ifunguye. Urumva nabo bari baje ku irembo kureba, ahita agwa mu irebe ry'umuryango, agwamo. Arangije aba nk'urabye. None intambara isigara hagati ya waba bwa bukobwa na wa mugabo. Abantu baravuga bati karabaye, urabushya narabutanyura, urabugiye hehe, ko yamwishakiye ubundi kubera iki bataretse ngo yihanire. Rangije Imana ni igitangaza cyane. Ise w'abo bana yaravuze ngo ariko se agiye kunyicira abana n'ubundi nahitana bariya nanjye ntasiga, reka tugende turwana uwa batatu. Nawe aza yiruka,
hanyuma muri umuntu nawe witwaga Bambanza nawe iyo filime aba yayibonye rumva nawe hari nk'ukuntu umuntu umwe atinyura abandi babaye noneho abagabo babiri n'abakobwa babiri mugabo abonye ibyo yabayemo nk'uwikangamo icyo yakoze yakubanutse n'umujinya ahita amanuka ntiyanasubira mu rugo ahubwo akomeza akayira kamwambutsa guruzi bita Rwondo yambuka hakurya ku kandi gasozi bita Gakoma aho yari afite urundi rugo ubwo haba gasoko bita ku Ruganda arangije aragenda baramureba bakimureba bose bavuga bati turebe ko agaruka aragenda yambuka uruzi babona ko agiye nibwo bagarutse mu rugo basanga mama wabo uwo mubyeyi witwa Nyirayeze ari kumusukaho amazi yamweguye ariko mukuri ntago arahembuka aho rero yahembukiye niho yahise yibuka wa mwana yasize haha atera hejuru avuga ngo ye Roza we mwokabyaramwe nimuntabarira umwana namutaye ku gatuntu kandi aho namutaye nimumbabarire nasize ishami rivunnye nimuhagera murahibwira muntabarira umwana rumva bakobwa bahise bagaruka birukanka na twa duhini twabo ariko ubwo bari bageze neza aho betegeye ka gatuntu nyine aho binjiriramo hari icyabaye igihe yamanuraga urumva ku bantu babaye mu mashyamba iyo bibaye hagati ya saa moya na saa mbiri saa tatu haba hari akazuba karyoshye ko akazuba abantu bashobora gukama abantu baba bari kota burya n'ibisimba inzoka ziba zazamutse zaje ahantu zitaruye ibihuru ziri kota inzoka yari iri kota izuba ibona bamanuye igifurumba irangije ihita ijya kureba iyo mari bayizaniye igihe rero iyi nzoka yazengurukaga iri gushaka uburyo yapfumura ngo ijyemo irebe icyo kirimo kuzo ubwazo akenshi zirasasera cyangwa zikizingira ku kintu zigezeho uko yazingaga niko yegeranyaga cya kintu kugira ngo mbone ubushyuhe njye ndashima Imana ko inzoka yambereye COUVEUSE sinicwa n'umusonga kuko muri ayo masaha nashoboraga kuzira umusonga bigahita bihwaniramo irangije irazinga ntiyakanda ahubwo yigumira kuri icyo cyari yumva ubushyuhe burimo burahagije cyane ko yumvaga ko harimo n'ikintu gihumeka yatekerezaga ko sindi mu mitekerereze y'inzoka ariko yo ubwayo yumvaga ko ari imari ibonye uko byagenda kose ari umuhigo igihe rero bagarukaga inzoka zigira ubushobozi bwo gusesinga cyangwa se kumva umuntu uje muri metero 50 mbere y'uko yegera buriya ntago wowe ikurya kubera ko wowe ikurya kubera ko wowe ikubonye ahubwo iba yamaze kumva mu mpumuro yayo mu ruhu rwayo Imana yahaye ubushobozi bwo kumenya uyu muntu afite amahane cyangwa n'umuntu uri kwigendera icyo gihe ihita imenya kubitandukanya iyo yumvise imirindi ihita yumva ko harimo amahane ihita yizingura kuri cya kintu irarekura noneho irangije irazamuka zifite ukuntu zizamuka ikegera hejuru ikitegereza icyo kintu mbere y'uko wowe umenya amakuru yo iba yakubonye mbere y'uko uyibona yego ubwo waje kuhavuterera irangije irazamuka mu gihe wa mukobwa w'imbere yari afite speed no kureba aho bamurangiye akiraranganya mu gihuru gutya ishami ryo yahise aribona ashaka gukora precision cyangwa kwinjira aho hantu murumuna we yamushituriye inyuma inyuma aramubwira ati Roza ntabwo uri kubona ko za nzoka ya nzoka ya hano ko yazamutse bahita bayitera umugongo hari buryo abana bo kwishyamba bakora icyo bita kuzinga inzoka bambaraga amajipo banyeretse imyenda bambaraga icyo gihe babaga bafite imyenda y'amajipo ariko irimo icyo bita duburire nakwita ubu kugira ngo umuntu uba yumve ikaba ifite ijipo
isanzwe hano inyuma, ariko imbere harimo iyindi ya duburiri. Yahise azamura ya yindi y'inyuma ayifunga mu mutwe kugira ngo zidacira. Buriya tageti yayo ntabwo ipfa gucira yohereza gusa, iba iri gutagitinga, icira ipuresiza mu maso kugira ngo ubumara ahantu hari umwenge, kugira ngo ubumara bwayo bwihute vuba, ikuzibiranye igere ku mugambi wayo, nta muntu uragufasha. Nazo zigira ubwenge mu buryo bw'imihigire yazo. Igihe rero aba bana, kubera ko akenshi abana bavuka hariya mu mashyamba baba bafite ibyo bita baragombowe, cyangwa se bafite ukuntu bagira, yabwiye mwene nyina ati zirika inzoka. Gutsirika inzoka, umukobwa ibyo bavuga ngo ni insugi, hari ukuntu bakubanyaga amaguru akakubanya amaboko anyuranyije, agafata amabere ku moko, yarangiza inzoka iguma hejuru. Wa mwana wundi rero we yayiteye umugongo, araza yinjiramo akurura cya gifurumba, arirukanka aragenda gita hejuru, haruguru ahantu mu dusinda aho haruguru y'inzu. Noneho arangije yegura umuhini, araza abwira mwene nyina ati namaze kumukuramo, ubu tugiye gukubita iriya nzoka kandi turayikubita tujya mu masinde kugira ngo itadufata. Yego. Ubwo rero umukuru yamubwiraga ati njyewe sindarekura, ngaho zito kubita, ohereza umuhini. Urumva abandi bari kondora mama, abana nabo ngo bagiye kuzana undi mwana, naho kumbi nabo bari ku rugamba rukomeye kandi rutoroshye. Noneho rero arangije, ukuntu byagenze icyo gihe nuko habaye ikibazo, akubise umuhini ntiwagerayo ngo ayihamye mu mbaraga nke za gikobwa. Urumva uko kakobwa nako nawe yari yananiwe, kari gafite imbaraga nkeya, nubwo nyine bakoresheje imbaraga nk'abana bo kwishyamba, ariko nta ngufu bari bafite. Kamwe yatera umujugujugu w'umuhini w'isuka ngo ugende ufate igisimba kibashe kugira ikibazo. Ariko waragiye uragwa, mukuru we mu kwizera ko yateye ahita arekura. Yarekuye amabere, arekura n'amaguru, n'amajipo baramanutse. Ubwo bari muri pozisiyo imwe yo kuvuga ngo tugiye kwirukana inzoka. Noneho iyo yamanutse yikubanuye, ihita isubira mu mwobo, nayo yari yarushye, yari imaze umwanya ihagaze, kandi ntabwo by'ibikora iri guhiga gusa ikongera ikamanuka, ntabwo yaremewe guhagarara. Yahise yikubanura, ubwo birukanse baterura, bo ntibabyitayeho. Igihe rero aba bakobwa turamaze utisize inkuru bite byagenze gute. Ejo bundi ndi mu kazi nagiye kubona nkorera ahantu batuye, uko bari ku gasozi kamwe ahantu bita Gakomeye Bugesera. Barampobeye bararira, bakankubita bakarira, bakanosha. Umwe yaranandumye, arambwira ati sha koko ni wowe njya kureba nkareba hejuru n'ukuntu so yarakwishe, ati kuki cya gicucu cy'umugabo kuki wakigarura ngo kirebe wo cyari kigiye guhemukira. Muri make mu kuvuka kwanjye habaye mu rugamba rukomeye, ariko Imana ibana nanjye. Noneho rero cyakurikiyeho ko bazamutse, bageze mu rugo basanga mama aregamye, barapfundura basanga kana ni kazima, nta kintu kabaye. Ubwo banjyana ku ibere bambashyiramo ahantu, nibwo bashatse ukuntu umukuru wanjye anyita izina umuntu ukuriye umujyi cyangwa se wabaye mu mujyi, ariko na n'umundi wari kuza kwita izina muri uwo muryango hakirimo abahungu. Niko umuco wari uteye. Cyatangaje nuko uyu mugabo gito nyuma y'iminsi 2 gusa yapfuye urupfu rutunguranye, nta muntu umukozeho. We wenyine yararyamye arapfa, nta muntu umukozeho, ntawe barwanye, ntawe batonganye, arapfa. Nuko kariyeri yanjye y'amavuko yagenze. Ntabwo byari byoroshye. Nuko byari bimeze. Yego, gutubwiye mu kuvuka uwo munsi wa mbere wa kabiri, umubyeyi arongeye abaye muzima, umwana abaye muzima, kubera Imana nawe yavunitse kandi bakomeje kumunaganaga. None se nyuma y'iyo minsi 2 ubuzima bwaje gukomeza gute? Ku mezi nk'ay'abandi bana waratangiye urarya, amashuri waje kuyigute, uza kugera i Kigali gute? Nabyo ndumva ari urugendo rurerure. Narakoze cyane. Yego. Reka dushime Imana ko ikintu cyose kiba muri gahunda
y'Imana. Nubona umuntu agenda ukajya ufata umwanzuro w'ukuntu azabaho, kuko hari impamvu Imana yemeye ko avuka. Ni nayo mpamvu Imana iba ishaka ko itwigisha tuba inzandiko, haba aho tunyuze, haba aho dukorera, haba aho tubaye. Byatumye mama ubwo noneho yitwaga Intambwa ababaye umupfakazi. Mu mibereho ye ntabwo yari yarigeze ahinga, ariko yatangiye ubuzima bwo guca inshuro. Ikindi gihari gikomeye ni uko mama yabatijwe muri 59 mu ntambara ya mbere, mu ntambara yabaye mu Rwanda, niho yabatijwe. Amaze kubatizwa araza ashaka muri 50 na kangahe twabivuze. Ibyo rero kuba mu bukristo byamutumye arushaho kumenyera uburyo arera abana be kandi atanduranyije. Akajya guhinga, igice kimwe cy'isamba akagikodesha, ikindi agahinga, yaje no kujya muri babandi bitaga kuri centre de santé, bamwe batekeraga abana muri nutrition n'ubu ni nutrition bawo abana bageze mu mondo cyangwa se bagize ikibazo cy'imirire. Ajyamo akajya afasha abana, ariko bituma ubuzima bugorana. Ariko kuko bari abahungu, buri gahungu kakura kagenda, yaje guhura n'ikindi kigeragezo gikomeye cy'abagabo babo bashatse kumwinjira. Abagabo babo bashatse kumwinjira arabyanga, avuga ati ndashatse umugabo, narabonye ibyiza by'umugabo, reka nirerere abana, ntabwo nshaka kongera kujya muri izi gahunda, ntabwo mbikeneye. Watubwiye ko mwari abana 8. Uvukura umwana wa 7, kandi nyuma yo kuvuka mu minsi 2 nari umuhungu uheruka. Wari umuhungu uheruka. Yego, njye muhererezi, ahubwo njye nari umuhungu wa 7. Nyuma ubwo haje mbere havutse umukobwa. Yego, niyo mpamvu nakubwiye ngo mu bana bagira ngo tubyumve neza twese. Yego, arakoze cyane. Noneho uyu mubyeyi rero igihe yaje gutangira ikigeragezo cy'abagabo nanone bashakaga kuza kuryamana nawe. Igihe rero kimwe mukuru wanjye mukuru yaje kugaruka, aje kuza kugira ngo gutwarira komine, nawe yari umushoferi. Urumva yiberaga kuri komini, aho mu mujyi ntiyari kwiteza icyo cyaro, ibigabo biza gutera mama we. Icyo gihe rero baraje barinjira, bafungura urugi, bakamutera ibyuma, yari afite inkovu hano ku matako, ku bibero, ahantu hose, imyenda barashwanyaguza. Ariko arabwira ngo nimushaka mu nyice, nta muntu n'umwe uzongera kuryamana nawe, nzarera abana banjye bakure. Izo nkovu nakomeje kujya nkamubaza kubera icyo ufite inkovu zimeze gutya ahantu hose byagenze gutya. Rimwe rero nibwo yatoboye arambwira, menya impamvu urugamba yarwanye kugira ngo tubashe gukura no kwirinda kutuvangamo abandi bana. Byatumye rero buri mwana twigisha, ubu nzi gusya ku rusyo, nzi gusekura, nzi gutera intabire, nzi gukubura. Yaratwara inyaga kavuga ati iki cyumweru wowe uzakubura, wowe ni wowe uri buteke, wowe ni wowe uri buhinge, uzatera. Bakajya duhinduranya. Bana b'iwacu bose buri mwana yagombaga kubaza ibyo bintu, kandi ntabwo wamubwiraga ngo uri umuhungu, kuko yarakubwiraga ngo icara hasi. Ukicara akagukubita, akakubwira ikosa wakoze, yarangiza utabyumva akagushyira mu nzu, akagukingirana, akakuzirika. Bituma dukura tumutinya. Ariko kubera ko twabonaga utwo tuntu twose twabaga tubireba, urumva twa dufite isambu yera, ko hari nk'igihe yigeze kuyikodesha yose. Mu Rwanda hagiye mu gice cy'iwacu hagiye habamo ubutaka bugiye bugoye, inzara ikagenda ikwata, kutarahingaga nyine inzara yaramwatakaga. Mwumvaga ko hari n'igihe bavuga ngo ku Gikongoro rurakinga 5 biki cyane. Ngeraho nkanibaza ni kubera iki hamwe bahazanaga pipinyeri y'avoka, ahandi bakahazana pipinyeri y'inturusu. Wabonaga bizagenda gute? Umwe ari gutera avoka, undi afite isina, undi munsi y'urugo hari inturusu. Ariko iburyo bwose Imana iburindiramo abantu kandi bagakura. Mama yarahahagaze, arahangana, arakura, turakura kugeza ubwo twageze dutangira kujya ku ishuri. Noneho atwigisha kujya muri nibature.
buriya mama yatwigishije indirimbo zo mu gitabo icyo gihe habagaho iza 200 atazi gusoma, ntabwo yarazi gusoma ariko akazituririmbisha atujyana muri nibature, twava muri nibature ukabanza guca imitabo 3 cyangwa 5 bitewe n'imyaka ufite kugira ngo aze kubona hakura imigozi atere akura ibijumba ari budutekere, ariko twasize duhinze ntabiri. Hari ubwo akenshi twebwe twayivaga mu rugo bari kuririmba indirimbo yubahiriza igihugu, twamaze gushaka aho ibyo kurya turi bubikure. Icyo gihe rero ubwo byatumye nabwo umuhungu wegeraga hejuru yahita agacaho, umwe akagenda, wa wundi wakoraga kuri komine nawe abaje Kigali, nawe n'undi umukurikira abaje Kigali, noneho tugenda tukura muri ubwo buryo. Nanjye nza kugera mu wa 6 primaire. Mu wa 6 rero primaire intambara yabaye ndi mu mwaka wa 5 mahonga mu wa 4 mu wa 5 turangije. Icyabaye nuko intambara nyuma y'intambara irangiye, ariko hagati aho mu ntambara mama nawe yaje kuba mu bantu bahigwaga. Nanone mpabona ubundi buhangange bw'Imana. Byagenze bite? Igihe twajyaga ku makomine yacu yari twegereye, ari komine Mushubi. Umuntu wari urinze komine yabujije mama kwinjira, amubwira ngo byihorere ntujyeyo kandi ntujye no kuri paruwasi, subira iwanyu. Impamvu yabaye iyihe nuko uwo nguwo wari urinze iyo komine yabaye inshuti n'abakuru banjye bakuru. Noneho urumva umwe yari umushoferi wa komine, undi barara bahuriye aho ngaho, bituma mu ntambara bavuga ati amakuru yose yari ayazi, nibiri bukurikireho nibiri bugende gute. Arangije rero ubwo nibwo twasubiraga mu rugo tukajya tubaho twihishahisha, ariko mama aza kupresiza aravuga ngo ntabwo nzihisha. Noneho kubera iki? Kubera ko abantu bose bazaga bacu bakarya, abandi nabo twabagaho mu buzima utari kumenya ngo uretse bimwe ku ishuri batubwiraga ngo abana bamuhaguruke bakandika, ngo abamuhaguruke bakandika, ariko mu bundi buzima busanzwe ntabwo washoboraga gutandukanya abo bantu. Igihe rero kindi kintu nabonye ku burinzi bw'Imana mu rugendo nanyuzemo ndi kumwe na mama mu cyaro no mu ntambara, nuko igihe kimwe yafashe decision ko tujye gusenga kandi harimo bariyere enye, tugende mukaba muri buceheze. Arangije ahamagara umuntu wari umuyobozi wa JIA, ubwo yitwaga MV. Ahamagara abantu n'abandi basore nka 4 turajyana. Ariko tugeze kuri bariyeri ya mbere yari ahantu ku Karumbi, tuhasanga abagabo benshi ariko harimo abo tuzi. Umwe abaravuze ngo ko kiri ngo nyanga Rwanda muri kuyireba, ko kiriyo ko muri kukireba. Ndaramubwira ngo kacinye ko mubere turi kukireba, se uriya mukecuru ntabwo umuzi wangegero. Ndaramubwira ngo no nazana ibyangombwa. Ubwo bandi twari kumwe babaye nk'abikanzemo begera inyuma gato. Arangije umwara amusunitse, ariko harimo umugabo umwe witwaga Ngarukiye, araza wabagaga. Twajyaga tunagiye tuvuye kwisegera akatwihera isupu tukinywera, ahita azarahagarara batoya. Mukecuru turamuzi, mwe mwaka irangamuntu, najye gusenga nava gusenga irangamuntu turayimwaka araducikire, sinzira cataha. Ubwo icyo gitero cya mbere tuba tugiciye. Turagenda tugera ku kindi gitero, kwindi bariyeri yari ahantu bita mu Masangano, turebana n'urusengero neza. Ahangaha ho byari ibindi kubera ko bari bafite imipanga iriho amaraso. Ubona abagabo babishye bafite ukuntu, gusa njyewe hari ukuntu nabanje kujya njya kwirebera. Ubona umugabo mwari muziranye yambaye amashara ateza ayandi, ufite igihiri, ukabona hari ukuntu nyine wabonaga abana bashaka kwirebera ngo basesengure neza bamenye impamvu y'ibiba, kuko nta makuru abantu bari bafite. Cyane ko iwacu radio yagiraga umuserire gusa, amakuru
cyangwa igitaramo cyangwa ikinamico twajyaga kuyumva kwa responsable ubwo urumva ingo zose zarateranaga zikiye kumva igitaramo ariko ubwo bari bamaze gufata decision bavuze ngo hari ibyobo bye mu ngarana aho hepfo ngo hari abandi ngo nawe bamujyaneyo mama yaravuze ngo ese Runa hamagara umwe muri bo ngo Runa none se ko murashaka kunyica mwaretse nkabanza kwiganirira n'Imana mukankora ibyo mushaka igihe bari babona ko gahunda ari ugukubita jewe nari ndi kumwe na mama mpitanye mpagarara mu mwenda yari yambaye ikigutiya cy'igikoyi ariko kidoze oya ni igikoyi hari ibikoyi yageraga ibyenda bigezweho kubera abana be bagendaga bakajya kure noneho bakamuzanira noneho njyamo nitegereza amasura yose umuntu umwe ku wundi ndabitegereza ibyo bavuga ndabareba mwaravuga ati tukice ati mukisunika haraye igihe bari bakivuga hari umuntu umwe w'umuyobozi wari uraho hafi Imana imuha umugisha cyane n'ubu aracyariho arasohoka ariko ahamagara mama ati mukarotete ko abo bahungu bari kugukereza ntusanga ya mitwe y'abadive yarangiye mama ati ndabona abahungu bawe ntazi icyo bashaka kunkoresha atariko mbarusha gusenga ati mfasha mumureka abanza ajye gusenga ahubwo ahita ahamagara abana be nabo turajyana ubwo turagenda tujya kwisengera mama abwira abakuru b'itorero uko byagenze mu gusoza iteraniro mukuru w'itorero afata decision yavuga ngo ntihagire umwizera n'umwe utahi wabo twese ngo bose baduherekeze tujyane ngo ataza kugira ikibazo agafata uvuye gusenga igihe rero twatambikaga tujye kugera muri iyo santere hari ukuntu Imana yabakoresheje ibaha akantu k'umugambi hano bakora gutuntu buriya mu badivantiste iyo ubaye muri mifemu ukaba muri jiya ukaba uri umuririmbyi ukabibamo utari incabiranya hari ubundi bwenge Imana ikungura umudamu wari ukuriye abagore aravuga atoya twimuherekeza muri iki gikundi ni bibi ahubwo abamifemu batanu nibaze tumanuke mu ruzi hari uruzi rwitwa Rwondo bari barakoze imiyoboro noneho barangije n'umuhanda uri aho ngaho muri iyo santere bo baramanuka bibira mu ruzi twaramanukanye bibira mu ruzi ariko bakagenda bari paralele harimo wagendaga ameze nk'uwahira ubwatsi kugira ngo aringanize neza urugendo rw'abari mu mazi n'abari mu muhanda kugira ngo babandi bari gucunga hejuru bataza kutubona mbere bakahuruza abo hakurya kuko bavuzaga amafirimbi n'ingoma noneho abo hakurya n'abo hakuno bakamanukira rimwe icyo bataka bakacyataka kandi nta bundi buryo twari gukora nyine mu gukubita noneho wa undi wahiraga ibyatsi akata urubingo arangije aruterera hejuru aratubwira ati muwe muretse kugenda mwicare babahagaritse noneho bahagaritse wa mukuru w'itorero mukuru araza asa n'ubavuyanga basuhuza bahobera ababwira ati ariko shamuzihana ryari ko mubona isi igiye kurangira ibi byaranditswe azazanamo Bibiliya ubwo n'undi uwo mudamu yitwa Mukansine Vestina yarameze nk'umukomanda n'ubu njyamurira nkavuga ariko si umukecuru yakutse amenyo ariko ni intwari n'ubundi arongera aratwanima turamanuka turagenda noneho tugeze kuri wa hahandi y'abariyeri ya kabiri dusanga n'ubundi baracyahari hari n'abandi bantu bamaze kwicaza mu ishyamba aho haruguru y'inzira harumva noneho itsinda ryabaye nk'irigabanukamo kuko hari abo bicaje bashaka ko badacika ariko hari nabo bategereje bagiye gusenga nabo baze kugira ngo bajyane umunyago utungutse naho tuhageze abikora kwa kundi ariko icyo gihe noneho hari hatangiye kuzamo utundi dusozi nk'akitwa ka Mizenge ubwo twagombaga kuva muri ayo mazi mu gihe bari kuburana gutyo tugahita twinjira mu ntoki noneho tugatambika twerekeza iwacu Imana naho icyo gihe yabanye natwe ndayishima ihabwa icyubahiro hanyuma igihe twunamukaga tuva mu ruzi twaciye mu migenda twinjira mu rutoki noneho dutangira
kwinjira mu gashyamba. Hari agasozi bita Kamizenge karimo ishinge n'agashyamba. Ubwo dutangira kugenda ducenga ariko n'ubundi babandi basa n'abaje noneho bageze kuri ya bariyeri ya kabiri, bamwe barasandara. Ubwo bamwe bazamuka ruguru, abandi bakomeza umuhanda bajijisha. Harimo n'inzira, harimo n'isoko nyine abantu rivaho bita ku ruganda. Abantu nyine batangira kuba uruvanganzoka kuvuga ngo rakontorora bari abageze hariya ntibiba birapfuye. Ubwo aho ngaho Imana birahadukuye. Ariko kuko bari bamubuze, hari ikintu cyabaye. Twebwe ntabwo twigeze twumva intambara y'amasasu, ahubwo iwacu habaye ikintu cyo guhiga n'imbwa. Bakazana imbwa noneho n'amacumu, nyine umuntu akaguhiga kuzi, ntabyo kuvuga ngo uramuhisha ngo uramwihisha, uwo mwahinganaga uki. Icyabaye rero mu mudugudu wacu, umuserire w'iwacu yari yarakoresheje inama, aravuga ati umugabo uzibeshye agatanga umwe mu bantu badushatsemo cyangwa se batubamo akabikora, bazamwica, ariko natwe iryo joro tuzarara tumwisha. Ngo iwacu uko bari bahari, intambara yarangiye bose bari ntawe havuye, kuko yahise abanakonseye, nicyo kintu bamuhembye. Noneho icyabaye nuko iyitwa segiteri Gikungu na Gifurwe na Nyarwungo na Nyarwungo Hamuramba hakurya, abakure noneho baje kwinjirira iwacu. Kuko hari ubwo umuserire koseye witwaga Koseye Kabindo yigeze kumwandikira, aramubwira ati ndabazi izo ntuza aho ziri runaka sinzishaka, kurahiye mahano izo ngegera zirangiza. Ariko ararutwika. Igihe rero bakoraga amarondo, bakagira ukuntu batwimura. Hari ukuntu bazaga irondo rimwe rikaba riri iwacu, baza iwacu bagahana amakuru, bagahita batwimurira ahandi. Tugenda dukora perimitasiyo tuzenguruka, ariko rimwe babaca muri hubye. Ubwo bambukiraga iwacu, hari inzira kuko twe twari dutuye mu kantu kameze nk'akabande hasi, ariko hari inzira iri perispare hakurya ifata aho bita inyuma ya Rusi, niho hari hatuye abarokotse benshi cyangwa se abahigwaga benshi. Noneho haca icyo kirongo kiragenda. Igihe bari mu nama imushubi, hari kuva iwacu ujya nk'imushubi harimo nk'ibirometero nka 4, bari kuvuga ukuntu noneho bari kuri komine, kuko abari kuri komine iwacu ntago babisha, ahubwo babicishije inzara. Barabanza baruma, abagore n'abahungu n'abana babajyanye kuri komine, n'abagabo bari bo bagumisha muri kiliziya. Nabo ntago babiciye kuri komine, ahubwo abagabo barabafataga bakabapakira, bakababeshya ko babajyanye Kaduha kubahungisha, bakabajyana bakabatsinda aho bita mu Gashwati. Hari ikintu bateguye cy'igikuku kuri bariyeri, bakabatsinda aho ngaho. Icyo gihe haguye abitwa nka Bamwizerwa, babahaye amabibiriya n'abandi. Ariko icyo gihe nuvuga ngo abo barakoze inama, noneho baravuga kwa Mukarutesi, barabara bati naho hagomba kujyamo. Harimo nk'abana twiganaga, harimo nk'uwitwaga Kibayi na bagenzi be, iryo joro barabishe 9. Hari gasaza bitaga Kanyarubingo n'umwana we bamutaye mu cyobo, bakataba umwana, barunda hitaka, umwana agatega umugongo ararituga, arazamuka, baragije itaka barimaze, babona umubingo arahagaze, arabitegereza, arabareba, hari ati n'umuzimu ni mumureke ntimumwishe. Umwana abacamo aragenda ntibamwica. N'ubu ngubu uwo mwana arahari. Ubwo rero baza iwacu. Uwari uyoboye ikitero cyangwa se wari uri kwanima araza, aza mbere, tingiye kumujijisha, ngiye kumujijishiriza kugira ngo atabacika, tubone uko tumwica. Wari uzi ikintu cyabaye? Muri Bibiliya tubona inkuru y'umuntu wagiye kuvuma witwa Baramu. Yagiye kuvuma kubera indonke yahawe. Harangije agiye kuvuga ibyo yari yagiye kuvuga, Imana irabihindura. Aho kugira ngo avume, ahubwo akavumura, akabahesha umugisha. Undi nawe yaje yirukanka azi imbere. Natwe tumaze iminsi igera muri 4 mu Masaka, twe twacukuye ibijumba, imvura yari yirirwa, ducukura ibijumba kugira ngo twotse, dukura n'ibindi. Noneho tugerageza guteka kugira ngo turye, kuko twari tumeze nabi. Arangije tugiye tubona
icyo kitipe cyaje kirukanka ati rumva nta nzugi zabagaho harangaye nyine tuvuga tutibishye dushyire mu mipira twiruke tujye kubirira mu masaka hepfo iyo ngeyo twari dufite amasaka akuze n'abandi n'ibishaza byazamutse tuvuga tutubundemo nibura batadusanga mu nzu tukigira gutya ngiye nari mfite akajumba nokeje bitaranazamura umwuka inkono ngiye ndi kugakubita gutya ngakubita mpanaguza umupira mbona umutipe arinjiye n'ubuhiri mu muryango ahita abwira mama ngo mukarute wowe tuje kwica mama aramubwira ngo runa ngo none se ni wowe ugiye kunyica ngo n'ukuntu umugabo wanjye ngo yasohoye mama wawe ngo yabyaye iwanyu hari ukuntu babatizanyaga muri ibyo muri izo mandwa kandi ngo bagahana igihango nyina aba yabyumvise azamuka yikora amaboko ati nyakuvuna umuhetura mu kukoza ayo makosa ukamwica biragukoraho igitero cyaraje ubwo mama yahise ahaguruka akimusuhuza ubwo araza noneho kugira ngo amwice amukubita ubuhira ahubwo aburambika ku muryango gutya ashingura igiti ahantu iruhande y'ikiraro cy'ihene n'intama ashingura igiti amusunikiyemo kuko yari afite amabuno manini afatwamo afashwemo ajya gushingura ikindi ibiti bizamura ijipo nabyo biracika noneho ubwo twebwe twari turi gutitira ariko naramukurikiraga nkareba buri kimwe cyose icyabaye nuko yazamuranye imbaraga inguti iracika ariko ahita asunikiramo ahita akimanura n'ikindi arakimanura mama yibiranduriramo hirya kuko bari batangiye kuzenguruka inzu turi kubumva noneho arangije aragenda noneho mama icyabaye we yahise yirenzaho amashaza hari hatangiye kuba mu kabwibwi ntago babonaga neza ubwo cyagombaga gukora yari amatoroshi noneho barangije bakubita inzu ubuhiri bakubise inzu ubuhiri nkumva amajwi ndayazi noneho baraza cyari kiyoboye cyitwaga gahene cyaranapfuye kiraza gihagarara mu nicumu mu muryango hagati mu rugo kikaba kirizunguza ukadasohoka sha ukadasohoka mu gahene igihe yikaragaga gutyo narazamutse nzamukira ku nkomangiro y'intama twari twashyize mu nzu ngo bataza kuzijyana zose kuba amatungo niyo bajyanaga mbere ndayizamukiramo mfungura akadirishya ndabitegereza bose umuntu ku wundi n'amajwi yose rumva bamwe ikigo bari baturiye ikigo abandi abantu tuzi abandi arabo ku mujyi bose ndabumva igihe bari bamaze gufata umwanzuro inzu uko bagiye kuyihirika hari umugabo witwa Ngirishuti wari urwaye macinya yazamukanye icumu n'umupanga ubundi ntabwo bari bazi ko arwaye ubundi nawe yari afite ibigango kuko iyo yashoboraga kwirukankana ubugabo nkabunga akabuzinga ari umwe baramutinyaga wicyo yakoze yaraje akaraga icumu ahitana kamwe akubita icuma ryohereje ashaka gutera wa wundi uhagaze mo hagati mu rugo rifata ntiryahagera rifata umuvumu uri ku nzu ya Garafurere aho yari iri inzu ya Garafurere yari yarubatse hano kwa modeli arangije icyo cyitwa gahene gihita kimuhabuka gihita kiva mu rugo kiriruka kijya haruguru y'umukingo gihagara ku mugenge ngo byabugira ngo ntabwo tubasiga ngo nawe turakwicana nabo arangije avuga ati okay noneho reka nzumbona ngiye kubica ngewe nyine mwangegera mwe ubundi mwagiye hano murahibiki ese uko nta kintu umubyeyi atadufashije ubundi murashaka iki imbere yageze hano wangegera ejo bundi ntabwo waciye hano ntabwo waje kamuhama ntabwo bashigisha n'iki amusobanurira umusurura amusobanurira iki amusobanurira amata amusobanurira bati none nibyo uzanye ati buretse sha ngaho ni mu nyici abarazamutse agera mwirukankana mu kumwirukankana azamuka ni sinye yakoze ubwo aravuga ngo ahamagara umumurikira witwa Shadaraki ngo Shadaraki ngo nibahaguruke sha muhumure ntacyo mubangiye kubarwanirira ubwo yirukankase abirukamo gutya kugira ngo afate uwo gahene ariruka ariko ubwo tuba tubonye inzira asa nk'abavuye mu gice kimwe natwe duhita ducomoka mu gucomoka rero narasamutse kubera ubwoba nzamuka urugo
ndasimbuka ndagenda ndaprojecta aho kugira ngo ngwe hafi manukira ahubwo kundi mukingo ufite nka metero 2 kandi ubwo cyagombaga kuvuga ko ari ugutaka. Igihe namanukaga nikuba rero numvise nkubise ku kintu ariko numva ni mama nkubiseho ngenda komeza. Mu gukomeza rero nageze hasi ndibarangura ubwo naho kumbi igiti cyanshi hahandi cyahongeye noneho amashami imyase yagiyemo ufite inkovu ndende hano ku murundi ndende yari ndende cyane ni hare cyane ariko icyo gihe noneho ubwo kugenda biba biranze nanjye nkurura amashaza ndyamaho ubwo ari nijoro ntabwo baza. Ubwo rero bamaze kugenda hashize nk'iminota 30 nibwo wa mugabo yaje asanga ngirisha utari abaza haba mushatarake uri hehe bite bimeze bite ko shadarake ntaho yari yagiye we yari ari hafi aho ngaho abunze hafi aho mu hepfo y'ikiraro ari kureba uko ibintu bigenda akurikirana gahunda arangije aramwera atariko sport yakomeretse ari kuva amaraso mushakishe nibwo yafashe itoroshi arakurikira amaraso angeraho arangarura asanga hagiyemo ibiti by'imyase asukaho peteroli arangije arambwira ati buretse nze ndakwereka ukuntu ejo uzajya kwa muganga. Icyo navuga kuri rwari urugendo rurerure kandi urumva twari abantu bashakishwaga none ikindi cyari kigeretse kuri icyo iwacu bari barahagize zone turquoise mu gihe abandi ho intambara yahagaze twebwe twari dufite abafaransa bazengurutse kuko hari n'inkambi z'abantu bari barahunze zaraje hafi aho ngaho ubwo twebwe intambara yari igihari atwara abandi kumva ngo buna mu icumu. Cyabaye rero nuko haje kuba ikibazo gikomeye ngiye kwa muganga. Yahamagaye uwitwa Damiane bati tumujyane kwa muganga ariko ukuntu tugiye kumujyana kwa muganga turagenda distance ntabwo tumwegera we aragenda imbere namara kugenda imbere wowe abwira witwa Damiane kuko icyo gihe afite yakuri umuforodera akora ibintu by'ubucuruzi imiti nawe ari umuntu w'umunajye uzi ibintu by'umujyi muramwarinya gutya noneho hari abaganga banaba muri bukoregite nyine uwo Damiane arazarareba basukiraho periserine icyo gihe ubwo bunini yarabucuruzaga noneho turangije turagenda. Igihe nari ncungamiye mushubi neza ninje mu isantere hari ahantu hari ibariyeri yibari gusakiraho nyigwaho yigezeho urumva nari ifite n'igisebe kandi iri no kumaho bati ngako kayize ndangije icyabaye sinirutse ntabwo nagiye mbasanga ntabwo ari no kubishobora noneho babandi bambwiye ngo bari bungende ngo distance bose barahagarara ntibakomeza kugendana nanjye ahubwo bakomeje kugenda bancungira hafi nyine ngo ndagenda kuko wakaga muntu twari duturanye na murebaga aravuga ntacyo yanyica n'ubise ndabigenza ndapresize hari igihugu cyitwaga kwa Kanani icyo gihe cyari cyobaye nk'ikirara gikuriye umujyi cyashatse kuza ngo kinkubite ubuhire noneho umuntu araza sinari muzi atoga hamba we ko n'ubundi ureba ari kwijyana kuri komine ari hariya nk'irishanura rirarwaniki pfa kungegera toka mukajya wanduza amaboko yawe ubwo ndatumbira ndagenda gera kuri komine neze kuri komine urumva acaga mu isoko komine iri ahangaha ivuriro riri inyuma ya komine noneho ndahagarara ndabaza nirebera abatutsi bashyizeyo kandi bose nari mbazi abona bamwe macangwe ntagenda inyota yarabishe babandi bicishije inzara akajya bazibwira ngo ninkomeze gutera akaboko bidakunda bakancira amasiri ndabareba bose ndagije ndakomeza njya kwa muganga kuko nari mazi mukuru wanjye yatwaraga ambirase nabona urumva twari tuzwi ntabwo twari abantu batazwi ariko ubwo nibwo hari bishe abantu iryo joro iwacu nibwo bari bishe noneho bitwa bagacenderi ariko ntabura komine icyo gihe yari yapfuye niwe bahagize noneho ndazamuka ngeze kudusadara turi gukata ninjira mu kwa muganga byo bita muri centre de santé muganga mukuru yari acuritse ku masikariye n'umwungirije
no hirya hari icyobo bacukuye kitaranarangira, mbona barimo bagenda nyine bazana abantu, hari abo bakora kuri komine n'iki, harimo abo bashoboraga kuzajugunya muri icyo cyobo. Baba ko hari umukobwa wa wundi yanciyeho yihuta, abonye ndenze kuri komine ahita ajya gushakisha, ariko hari abakobwa babiri bari basigaye, harimo witwaga Liberata. Niba nagira n'amahirwe yo kumbona nanjye, Imana izambabarire mpuze nawe, nagiyeyo ndi kumuhishakisha sindamubona, ariko yaramfashije. Nawe yari yihishe, ariko ambonye aramenya. Uwo mutipe aramubwira ati gira gutya, aba nk'umuntu uri gushakisha. Nawe urumva abantu bari bacitse ururondogoro, ku ivuriro nta bantu bari bahari. Arangije Liberata ahita asinyara, ancira isira, anyereka ahantu ninjira, ndagenda ndinjira. Uzi ko ibiti yarimo abikuramo agahuha, yabona ko akanga akabanza akambwira ngo basi hangane. Icyo gihe yanteye ishinge zigera mu 8, asinyara akambwira ati wowe uzaze duhurire hano ngutere. Icyo gihe Liberata yari umuganga. Inzira nacagamo nza siyo nacagamo nta, ubwo nahitaga ncurika ahandi, nkahita manuka mu ishyamba nkamugwa murindi, ubwo nkakomeza nomuka ngenda. Muri make urugendo rwanjye rwo muri 94 nicyo nabasha kuvuga mu burinzi bw'Imana yakomeje kubana nanjye. Gusa ndashima Imana ko kubaho kw'inkoko atari impuhwe z'agace. Dusubiye inyuma gatoya, ntabwo twaje kumenya amakuru y'ukuntu mama byaje kugenda. Nta muntu wigeze amukoraho. Ubwo twese icyo gihe twari duhari, abo bagabo barakomeje baraturinda, bakajya batwimura. Icyakora hari undi munsi wabaye special nanone, ubwo umumama umwe mwene wabo wa mama yawe inyuma ya Rusi yaje, arangije ari yinjira ahantu mu mutiba. Yinjiye mu mutiba baramukurikira, bahita bamusukaho amasaka y'imishishi, baruzuza bageze hejuru. Noneho barangije bati yinjiye, ati nawe tubonye ngaho ni mujye mumushaka. Bagera ku mutiba ati kakavuna muhito karimo ahangaha. Bateyemo umugabo umwe aravuga ngo niba karimo nje nimukandekere, n'ubundi wa wundi gahini uwo afata icumu ararishinga riramanuka, kandi habaga ari ku Isabato. Ararishinga riramanuka, rimanutse rimanukira hagati, umukecuru riramanuka rishita mu majipo, rirakomeza rigera hasi, ashimangira yumva ko ari gushimbwa mu butaka. Arongera arazamura, ashinze ubwa kabiri rimanukira hano ku ruhande neza, rirongera rishita hasi. Ashinze ubwa gatatu nabwo rica ku ruhande. Ariko butse imvuna muheto zizi kwije, ati imvuna muheto ducikiye ko hano nta daririmo. Bazenguruka inzu baramubura baragenda. Ubwo nibwo bamukuyemo, nawe ahita aza kwirebera mu maturirimba. Hari indirimbo twakundaga gukoresha y'198 ivuga ngo Yesu niwe shuti hebuje, iyamaganya gucogoje, niwe omori nguma zo mu mutima wawe, Yesu niwe shuti hebuje. Yesu ni shuti, murayizi. Twagiye tuyiririmba kenshi, kandi Imana yaraturinze, intambara irarangira, nta gikuba gicitse, ihabwa icyubahiro. Amen. Mazina yanjye rero Ndahimana, nabwo ryavuye ku buhamya cyangwa se ukuntu nakuze. Umukuru wanjye yumvise ibyo bintu aravuga atoya, nta handi ari n'ah'Imana, Imana izamurinde mukomeze. Muyongeraho Pascal ubwo ngiye kubatizwa. Yego, ubwo n'ubundi kuko twari mu gihe cyo mu kwa gatatu, harya hari mu kwa gatatu, mu kwa kane. Mu kwa kane no twaga twegereje no mu bihe bya Pascal. Pascal ubwo nawe mwumvise ukuntu Imana ari igitangaza, twumvise ubuhamya bwo guhera 1942, ubuzima ukuntu bwaje kugenda, ukuntu yaje kuvuka bikagorana. Umubyeyi we ari wese umubyara wagombaga kumwishimira, akamurera, akamwitaho, n'umubyeyi wagombaga kumwitaho cyane ari mama we, tunamushimire cyane. Mwumvise ukuntu papa bitaje kugenda neza.